uriya mwana papa we yapfuye afite imyaka 4, mama we apfa afite imyaka 5. papa we niwe ntashinguye kuko nanjye icyo gihe nari naravuye hano mu Rwanda nsubira mu gihugu cya Kongo. Barabimbwira ndahaguruka tujya gukorera ikiriyo kwa musaza wacu. Ibyo birarangira turavuga ngo asigaranye na mama we. Nanjye ndagaruka mu Rwanda muri uwo mwaka, mama we nawe ahita ndamushingura. Espoir yagiye yadusize, ejo ni njyewe, ejo ni wowe, ariko muri icyo gihe cyose ndashimira Imana kuko umuntu wese wamubaniye, umuntu wese urugendo rwa nyuma yarusoreje kuri uriya mugabo abanje kuvuga mbere rwa Gasore. Mu kwezi kwa nyuma agenda, ndibaza niba ntibagiwemo, yahavuye ajya kwa nyina wabo. Nyina wabo yari muhamagara ba papa we ngo nibamuha amafaranga ageze aha naho, arambwira ati dore ifoto yiwe. Ntago namenye niba ndi mu Rwanda, numvise filime ihindutse. Yesu ashimwe cyane, Imana yo mu ijuru inkomeze. Yesu ashimwe cyane. Mu by'ukuri ibintu bibaho nyine bikagira igihe cyabyo. Noneho ngara ndi ku mutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda, mu ijuru ntiyazagera w'ibyago, nicyo gituma huzuye amahoro. Mu ijuru ntiyazagera w'ibyago, nicyo gituma huzuye amahoro. N'igihe gito gifite umuruho, n'igihe gito ntazabona Yesu, nibwo nzobana ndukanye n'ibyaha, nkaba mbumbatiwe mu maboko ye. Ijuru ntiyazagera w'ibyago, nicyo gituma huzuye amahoro. Ijuru ntiyazagera w'ibyago, nicyo gituma huzuye amahoro. Umubabaro w'igihe gito, ijoro naryo n'iry'igihe gito, ndirira kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko ntarabona Yesu. Azaba w'igitabo gihoraho, nibwo ntazongera kubiruka. Azaba w'igitabo gihoraho, nibwo ntazongera kubiruka. Noneho ntacyo umubabaro utwaye, kuko nzawibagirirwa kwa Yesu. Ubwo ngifite kubabazwa mu isi, mu ijuru nta mubabaro n'uruhu. Imana izahagura amarira, izovanaho umubabaro. Imana izahagura amarira,
izavana umubabaro wose. rero ko ndumva nta kintu nabasha kuvuga kuri Espoir. Iyi ndirimbo yo guherekeza Espoir, nazaga ndeba Espoir nkabona se bataha. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana rijya rivuga ngo mu bibaho byose tujye dushima. Ndashimira Imana kuko njyewe ibintu nari gusorezaho nibyo mvuga mbere. Yesu ashimwe cyane. Ndashimira Imana ku bantu bose badutabaye, buri muntu wese aho yicaye. Niyo mvuge ko wagize neza, Imana iguhe. Ndashimira yaba abo dusengana, abaturanyi banjye, mbese buri muntu wese witanze agafata umwanya we agasiga ibye. Ndamushimira, wiyumve ko wakoze ibikorwa bikomeye cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndashimira umuryango wo kwa Musinga ari uhagaze aha ngaha. Hari abaharaye, hari abaje uyu munsi, hari abaje mu minsi yashize. Imana itajya yibagirwa kugira neza izabahembe. Yesu ashimwe cyane. Mbere yo kugira ibyo mvuga, ndashaka ngo umuntu wese uzi ko akomoka muri Rudasobwa, nta kibazo, nta mpamvu n'imwe, aba ni ba nyirarume, aba ni babyara babo, ndagira icyo mvuga mwese muhagaze hano. Muhagarare hano, ndabona kugira amagambo mvuga yaba make yaba menshi, mwese mwageze hano. Abuzukuru ba Rudasobwa mwese mugere hano mbone kugira icyo mvuga. Mu by'ukuri umuntu nyine agira iminsi yiwe itatu, ariko Espoir avuka nari mpari, ariko umunsi wa kabiri nyine ntabwo twashoboye kuwubona, kandi Imana yo mu ijuru kuko nayisabye impa imbaraga zo kuvuga aya magambo. Yesu ashimwe cyane. Espoir umunsi avuka nari mpari, ariko nyine umunsi wa kabiri ntituwubonye, nongeye kuhaba kuri uyu munsi. Umunsi mbona iriya foto, pasiteri yambwiye mbyutse gutya nicuye, arambaza ngo se hari amakuru uzi kuri Espoir? Ndamubwira nti mperuka amakuru turi mu kiriyo cya mukecuru, twari mu kiriyo cya mama wacu nawe mperuka. Niho yari muhamagara ba papa we ngo nibamuhe amafaranga ageze aha nawe. Arambwira ati dore ifoto yiwe. Ntago namenye niba ndi mu Rwanda, numvise filime ihindutse. Yesu ashimwe cyane. Imana yo mu ijuru ikomeze. Yesu ashimwe cyane. Mu by'ukuri ibintu bibaho nyine bikagira igihe cyabyo. Impamvu navuze ngo ndavuga abana bahagaze aha ngaha, isi iraducunda, niko bajyaga baririmba kera ngo dore isi iraducunda ikadutuka hirya no hino. Isi iratuzengurutsa. Twavutse turi abana 8, 2 barapfa, harimo se w'uyu mwana na mukuru we bakurikirana. Bagenda kare, dusigara turi abana 6, abakobwa 5 na musaza wacu, n'umusaza ukuze ari mu cyaro ahantu kure. No kugira ngo aya makuru amugereho yamugezeho bifashe igihe, ku buryo na audio ye ndayifite hano. Yavuze ati se kuki mwirengagiza ahantu turi, ari mu ntambara, ahandi ashobora kurara mu nzu uyu munsi, ejo ntayiraremo, akarara mu yindi kubera atari impamvu zimuturukaho. Ati mumenye ko kujya no gushaka rezo ntabwo iri mu nzu yawe, urajya kwihiba ufata urugendo. Ayo magambo ntabwo natindaho cyane. Mu by'ukuri ubwo dusigaye turi abana 6, dutuye mu bihugu 5. Turi 6 dutuye mu bihugu 5, ntabwo bose ariko baba bari hano. Ariko icyo nashatse kuvuga ngo ndavuga ari uko abuzukuru ba Rudasobwa bose bahagaze hano. Mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye, Imana igira inzira ibihumbi wowe udashobora kumenya.
ntabwo wabaho wicaye aho wazitekereza ngo uzimenye, ariko yo irabizi, ijya imenya igihe n'igihe cyacyo, ikamenya ibizaba muri uyu mwanya, ikamenya muri kuriya kwezi ko hazaba iyi gahunda, byose irabizi. Njyewe kubera ngira ikintu cyo kwibagirwa, ntabwo nshobora kwibukwa igihe twarimo tuvugana na Espoir, ari bicaranye na Rwagasore, turavugana umwanya munini, amayinite agashira tukagura andi tukavuga, akambwira byose ngo shaka, ntabwo nari mbizi, ntabwo nari nzi ko bizagenda, nta mpamvu yo kubisubiramo. Ariko icyo mvuga kuri uyu munsi, hari ijambo ry'Imana rijya rivuga ngo iyo igicaniro kizimye, ngo ujya usanga haryamyemo imbwa, inkozi, iki, kubera ko cyazimye. Ariko ndashimira Imana kuko igicaniro cyo kwa Rudasobwa kitazimye. Icyo ni ikintu gikomeza umutima wanjye kumubona nijoro, ntabwo cyazima. Kwa Rudasobwa ntabwo hazima. Dutuye mu bihugu bitandatu, ariko muri icyo gihe cyose, muri urwo rugendo twagiye duhura narwo tutabiteguye, ntawe wabigambiriye. Imana yaremye muri abo bose bapfuye, muri abo bose tutari, Imana yaturemeye abandi bagabo. Murabona abana bagabo n'aba badamu, murabona atari abagabo bashimishije cyane. Nta kintu na kimwe ndibaza kuko nta kintu na kimwe cyaduhungabanya turi kumwe n'abagabo bameze gutya, ntabwo byashoboka. Ntabwo wenda ushobora kubyumva mu magambo, ugashobora kubyumva mu mateka bakavuga ngo uzi ko aho hantu wenda ngo kubera ko abakobwa, imiryango yose iteraniye hano izi yuko abakobwa kera ngo ntibagiraga ijambo, ariko ubu ngubu bahawe ijambo. Icyo ni ikintu kizwi n'abantu benshi. Ndashimira Imana yuko itajya ibura uko ibigenza. Ndashimira Imana kuko itaza yibagirwa, ngo yibagirwe gukora, ngo yibagirwe kubera ibintu byinshi, wenda ngo niba aba bantu barahuye n'ibiba abantu barahuye n'agahinda, ngo wenda yibagirwe ibyo bintu. Ntabwo ubwo aba bose, uyu nguyu ari muri aba bose rwa Rudasobwa navuze. Mu by'ukuri umusaza wacu ahari ibyo ari byo byose, nubwo agera muri rezo igihe kimwe bikanga ikindi gihe, n'ibi byose azabibona. Ndashimira Imana kuko nawe yarabivuze ati aho ntari ni ukuri kw'Imana. Iyo odi irimo hano yaravuze ati aho ntari, ikiriyo gikorerwa iwawe. Uyu musaza wacu twari turi kumwe, ndajya gufata umwanya wo gushimira. Aho ntari murabizi aho ndi umwanya waho ihari turimo, ibyo nagakoze mubikore muri kumwe na Oseya. Ndaza gufata umwanya nguyu, muri kumwe na Buhuru n'uriya muramu wanjye nguriye, muri kumwe na Valeri nguriye, muri kumwe na Kimazi nguye. Mu by'ukuri ndashimira Imana kuko kwa Rudasobwa hatazimye. Ntabwo Imana ijya yibagirwa, ntabwo niba bariya barapfuye ntabwo byarangiye. Yaturemeye mu gihe gikwiriye abandi bagabo bakwiriye, bagomba gukora, bagomba kumenya ikigeze ku mwanya. Imana yo mu ijuru itazayibagirwa gukora. Njyewe nta kintu nabishura, nta kintu nabahemba, nta kintu nabafasha, ariko mu gihe gikwiriye Imana yonyine izabahemba. Kandi mujya mukora, ntimukajye mukorera kwa Rudasobwa gusa, mujye mukorera n'abari n'iyi miryango yose iri aho irabakeneye. Imana yo mu ijuru izi guhemba neza, buzi ku rwa Rudasobwa izabahembe uko bikwiriye, bidahwanye n'uko njyewe nabahemba. Nari nateguye ko turirimbana, ariko ntabwo ntwara umwanya. Mukuru wanjye yafashe indirimbo, nta kibazo, iyo ngiyo irabaye. Uriya mwana papa we yapfuye afite imyaka 4, mama we apfa afite imyaka 5. Papa we niwe ntashinguye kuko nanjye icyo gihe nari naravuye hano mu Rwanda nsubira mu gihugu cya Kongo. Barabimbwira, ndahaguruka tujya gukorera ikiriyo kwa musaza wacu. Ibyo birarangira, turavuga ngo asigaranye na mama we. Nanjye ndagaruka mu Rwanda muri uwo mwaka, mama we nawe ahita ndamushingura. Maze kumushingura, natangiye urugendo rwo kubaka umwana. Uwo munsi yari ari kumwe na nyirakuru umukecuru, mama wa mama we, banabanaga na mama we mu nzu, kuko umugabo amaze gupfa
yafashe umwanya abana na mama we mu nzu, barambwira ngo ntegereze umwana ngo niyuzuze imyaka 7 ngo cyangwa 14 ngo mu mategeko nicyo gihe bamutanga. Muri urwo rugendo rwose ndashimira Imana kuko mu by'ukuri umuntu wese nk'uko uyu mwana yabivuze mushiki we, umuntu wese wagize icyo akora kuri Espoir, uwo ari we wese, yaba muzehe hariya, yaba undi uwo ari we wese ndashobora kwibuka, umuntu wese wagize icyo akora, yaba uwamuhaye ikaramu ya 200, yaba uwamuhaye ikayi ya 200, yaba wenda uwamwishyuriye school fees y'igihembwe kimwe, Imana itazayibagirwa guhemba izamuhemba. Uyu mwana Valeri ntago ari we mukuru wacu, uyu ni we mukuru, ariko yafashe igihe kirekire aramwigisha, amukura muri iki gihugu amujyana mu gihugu cya Kenya cyo kugira ngo akore. Mu by'ukuri umuntu wese watware yagiye yadusize, ejo ni njyewe, ejo ni wowe, ariko muri icyo gihe cyose ndashimira Imana kuko umuntu wese wamubaniye, umuntu wese urugendo rwa nyuma yarusoreje kuri uriya mugabo abanje kuvuga mbere rwa Gasore, mu kwezi kwa nyuma agenda, ndibaza niba ntibagiwemo, yahavuye ajya kwa nyina wabo wamubanye muri iyo myaka guhera ku myaka nyina yamusize 5, nyina wabo mukuru wa nyina utarabyaye. Ntabwo nashoboye kubabona hano, narabavugishije bihagije, baravuga ngo bo ngo icyabo bagisoreje mu Bugesera, kuri uwo nyina wabo utarabyaye niwe mwana yareze, ati niho twagisoreje, ahasigaye namwe mpango mugende mu musozi. Mu by'ukuri nubwo batabonetse hano, ariko Imana yo mu ijuru yabafashije ikababashisha muri urwo rugendo rwose, akageza ya myaka batwihanganije natwe bakamuduha nk'umuryango wa Musinga, buri wese agakora icyo ashoboye kuri Espoir. Imana izabahemba. Mu by'ukuri nayo magambo narishoboye kuvuga. Imana yo mu ijuru twese dukomeze. Mukuru wanjye yatangiye nijoro, uyu nguyu niwe turi kumwe muri iki gihugu, nababwiye ngo dutuye mu bihugu 5. Yatangiye nijoro hava nkamwaka telefone, ari kuvugana na murumuna wanjye utuye Kenya, nkamwaka telefone kajya kuyibika, kugeza ubwo banihishe barayimwaka bayimuzanira hano, bararira aho bashakiye barakupa. Rero mu by'ukuri kurira nta kintu cyaduhindurira, nta kintu cyahindura, nta nicyo cyadufasha, ahubwo usibye Imana yo mu ijuru. Imana yo mu ijuru igikomeza, Imana yo mu ijuru izi kwihanganisha, Imana yo mu ijuru izi kwihanganisha abavandimwe bashikiye barumuna be, iyamureze ikamurera angana kuri afite imyaka 5, n'aba bose n'abandi batashoboye kuboneka hano, ifite izo mbaraga kandi turabyizeye neza. Natwe twabaye imfubyi, natwe turakura, n'abandi hari n'abajya basigara bafite ukwezi kumwe cyangwa umunsi yavutse. Iyo Mana ijya ibigenza gutyo, nzi neza kuko izakomeza gukora n'ibindi. Murakoze.